Abakoze cyane naje ndumushyitsi hano ariko ndumva nanjye ko nubwo nahageze ari hagati hari ikiganiro nasanze murimo numvise rero nanjye nabaza kandi ko Imana wamugisha ko mutanga akanya kugira ngo umuntu abaze ubundi ahesha hari aho ushobora no kujya ntubona uko wabaza nasomye ijambo ry'Imana hari ahantu nasomye ngo abantu ntibamenye ukuri ngo kuri ngo niko kuzabata Imana wamugisha rero hari ahantu nshaka kugira ngo mufashe gatoya turasoma ijambo rigufiya nizere ko bijyanye n'ibyo turi kuvuga cyane ni ijambo riri muri Matayo ibice 3 wenda mufashe mu musomere impamvu nuko hari ugeze gusa nta kibazo ariko numva nanjye sinyuzwe neza yego muraza kumva yenda wanakibajaraza kwita yumvira muri Matayo ibice 3 Matayo ibice 3 yahera ibice 3 ahere ku murongo wa 13 hanyuma umurongo turasoma muri Yohana na ibice 3 abakozi b'Imana twasome icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani asanga Yohani ngo amubatize nawe ashaka kumuhakanira ati ko ari njye wari ukwiye kubatizwa nawe none wowe usanze Yesu aramusubiza ati eme mbikore kuko ari byo bidukwiriye ngo bisohoze gukiranuka kose ahera ko aremera Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava ku mazi ikirura mukingurukira abona umwuka w'Imana amanuka n'abageni maze ijwi rivugira mu ijuru uyu mwana wanjye nkunda yamwishimiye abakozi b'Imana reka ndashaka kugira ngo nibarize rimwe muri Yohana naho ni ibice 3 ubutumwa bwiza kugira ngo musubire rimwe biratufasha ibice 3 yahera ku murongo wa mbere akarangiza ku murongo wa 5 hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemo umutware wo mu Bayuda uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati mwigisha tuzi yuko umwigisha wavuye tuzi ko umwigisha wavuye ku Mana kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso bikora keretse Imana. Kubatizwa yabisobanuye umuntu umaze kubyarwa ubwa kabiri yizeye Kristo abaye umwana w'Imana kubyarwa na Yesu nk'uko ubwa mbere wari wabyawe na Adamu ukavuka uri umunyabyaha ukagira n'ubushobozi bwo gukora ibyaha iyo wizeye Yesu ubu byawe n'Imana ukavukana n'ubushobozi bwo kubaha Imana nicyo cyitwa kuvuka ubwa kabiri nibyo Yesu yabwiye Nikodemo ngo umuntu utavutse ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana ngo utabyawe n'amazi n'umwuka ntabwo ari amazi yo mu mugezi yari arimo avuga ahubwo ni amazi y'ijambo ry'Imana aribyo Yesu yabwiye wa musamariyakazi aramubwira ngo iyo wari umenye ugusabye amazi uwo ari we wamubwira akaguha amazi umuntu anywa ntazongere kugira inyota ukundi wa mugore agira ngo nawe mu mugezi aramubwira ngo wayakura he ko nta kivomesho n'iriba akaba ari rirerire bakomeje kuganira biza kurangira umugore yayanyoye yamazaga Yesu aho ayo mazi yayakura aramubwira ati ariko yewe aramubwira ati aregaga ni njye nzira ni ukuvuga ngo niwe mazi y'ubugingo umuntu umunyweye ntiyongera kugira inyota ukundi niyo mpamvu uwo mugore amaze kuyanywaho yumvishe amagambo Yesu yamubwiye yahise yizera no guhuza abandi bantu ngo muze murebe ayo mazi rero niyo abyara umuntu abyarwa n'ijambo ry'Imana rihishuwe n'umwuka wera utabyawe n'amazi n'umwuka ni ijambo rihishuwe na mwuka wera.